yimba barambwira n'ibyo nyine wabitekerejeho nyine bikwiye neze ndakubona ngo yicaye hariya wavuga ngo agira ngo uramvugishije kumbire Egide yibere muri telefone ese buryo uba muri telefone wivugisha ntabwo ari ukwivugisha umuntu uguciyeho nyine agira ngo numvugishije wowe waraza ukanyura hariya muri koridoro uzamuka umanuka ese wazajya utunze umugozi wenda byo kujya guhaha ukituma nako ukajya nkituma nyine nabyaho akayo wigirayo ukongera ugaruka ugasanga unitekera ubwo buzima ndamenye kandi ndabyenjoyinga cyane none se nazana umukozi nkajya nirwa muri ryamye umukese ufite amafaranga kuba ufite amafaranga uretse wenda ko nayo mafaranga baraye ababyeyi atari byanyabyo ariko ko ufite amafaranga yavuze ngo bikirema niba nivugiye none yombi giwe hari ahantu mpamvu n'abamari noneho nkumara amatsiko kino ndi kwivugira ndashira imana neze nose ndabumva zose wow ufite umukunzi uri serious cyane niba abakobwa b'iki gihe ntabwo ujya mu by'abahungu b'iki gihe uri serious wow I'm proud of you genda bizwine nkombi tumanya nase umukunzi wawe ageze kusura hariya muri iriya nzu no hari niyo mpamvu ndi hariya manyira ngo tumwe tuganire kuko ari hanze bisaba ko tumwitaho nyine kuri call kamwitaho mu bijyanye na SMS akenshi ndi kubaza ko nanceho ndiko ndana nyine yabambwiye yuko ngo arahamye ndetse ari ubwamo bwinshi twandikirana no mwumva hariya nibwo nisanzwe bari tipe harimo mu inshuti yanjye nayo kundi ibintu by'imipira basakuza naje dukanamubwiye ngo Mbappe shayibaze ko nanjye mfite sheruba hanze basi ureba ukuntu Imana ibuza abantu nk'ubu nta muntu ku isi yanyumva nk'uko wanyumva nanjye nta muntu icyazo wanyumva wakumva akababaro kanjye rimwe na rimwe ukuntu njya mbaba wari ubundi nkumva ndigiye nyine nabona agakupure kari kameze neza nkumva narabyifuje nawe nyine urabye experience yashanye umukobwa twe nyine gusa twiga abahungu turengana nk'abakobwa aho mushobora kwifata ku muntu uza kujenshi ntibibuza gusohoka nkana n'abandi batipe bagenzi banje gusohoka ariko nk'iyo bari kumwe n'abakobwa birambora ngo byatari icyo gihe ugize ikintu nkora tujya ku ruhande nkamagara shit shells bibaye nkahita mufotora mu gatondo tugahinda karanyishe njye niyo mpamvu rero ntazati njye ntajya nsohokana n'abantu n'ubundi ntabwo nkunda abantu muri rusange tegere mu bizuko nariya Imana yihuza abantu hari impamvu njye buriya mubona noneho niwe muntu numva nagira inshuti kuko uyu munsi ufite kwiyengesera ku gashiri wawe ufata nk'inshuti yawe already nyine ndikubwira ati Imana ndakuduhuza uburyo duhuje nyine ndikubwira ati twe twaba inshuti nziza then let's be friends tuganira mu gihe wari duhamagare abashiri tuhamagare sababwiye ko nyine twese tuzaba ahubwo nabo tuzabahuza muri Canada hari agatambuko ninzi buri wese tuze tubahuze natwe tubabwiye ko duhari tuje nakunde nyine ariko naseka nkubaza kuri umusore wo mu Rwanda abasore muteye mwihanga mupfa kwihanganira umukobwa mudahura ngaza gusure musohokane nyine mukunda yuko iyo muri kumwe physical nyine like physical touch bakora kumwe akoreshe ikiweze n'umuntu uri hanze nyine cyambere gusubiye inyuma kuri ako kantu ntakoreshe physical touch rero kumbura hari bakumva byo biza twagirana ubu twabanye igihe gito kunda rugumana niyo minsi ya mbere agenda byarankonze birambangamira nkumva none yagiye no nabimwisha ko numva ntazayibaje ariko iyo ngirageje mbukura mu nshuti muri kapo z'inshuti zanjye mbona atavuga weseriye ariko ko ari serious nanjye niyo mpamvu ndakunda abahungu bahano cyo nyine mbona n'abahungu bari bakiri seriye babaho pe Shajirensi yanje ari seriye ashaka umurongo n'ubwo mbari hariya ikindi nyine amasezerano nyine amagambo amasezerano n'umuntu rero kandi igihe kesho navuze ikintu mba nkeneye mu buryo hari igihe ariko nyine yicaye nko manura umuntu w'umugabo no what I'm proud of you ntabwo abahungu benshi bagigenda ku masezerano bahaye abakobwa ariko wowe wow kuko hari n'igihe numva nabivuye muri somo none mbeyaga ntari buyimbe mumbe kisi ntari buyimbe ariko izundi ukundi ndimo ni cyangwa ibintu navuze n'ubyo nabivuzemo n'ujye bifatanya stop it
wintera akantu kagafuhe nazandukana n'utu cha my boyfriend ya umwana mwiza twarakoranye kubera imiryango yacu ari inshuti ariko nyine niba uri ukwibagirwa niba akazi kenshi najyaga ajya apfa kuzuza ibintu yabisezeranje but it's okay I have to love him. Nimba mwana bari kuva mu bwana n'ababyeyi bakaba babizi famille zacu kuva kera ugomba kuhaba noneho kumva ndabizi kuko icyo gihe niyo mwagirana amakosa nyine agira udukosa duto tuzi mwarabaye famille zazira aho mwibuke two kuvuga mukomeza ntago namureka ko n'umwana mwiza ni nyangamugayo nta n'undi muntu umeze nawe ntazapfa kubona gusa none I'm proud of you ndishimye basi kuba karibu rero risanga murakoze cyane gusa sorry ntago ari ukwirengagiza ariko ndabona ari ubwa mbere mubonye hano birashoboka kuko ubwo maheruka ntabwo nanjye nakubonye ariko nitwa Belize nanjye nitwa Dani ngenda umukunzi wa Diego murakundana nawe na Diego yego ubwo ndi kwibaza ntabwo namubonye numvaga ari uri bunyakire arahari yego Diego yarari muri dushe ariko araje gatoya ntabwo ari butinda usanze amaze makanya nta kibazo so witwa Belize yego nitwa Belize nishimiye guhura nawe hagati aho ngaho ntabwo njya muri ikintu cyiza wenda mubure kuba nakivuga uri mwiza bigo cyane abantu bose se turi beza twese turi mu ishusho y'Imana yego nyine twese turi mu ishusho y'Imana gusa wagira ngo wijya ko kurema yabanje gushyiraho undi mwihariko kuko murakoze cyane aho mutuye hagana he dutuye Gikondo Gikondo nyamunda kuza kuhaza buriya umunsi umwe nahageze hari igihe tuzahura uzadusure nta kibazo reka basura biremewe yego nzabasure yego reka nze mbitegure ndebe uko nazabasura nta ndeba ari kibazo by'umugisha gusura umukobwa mwiza nkawe nta kibazo ni ukuri ni karibu murakoze cyane nawe mwari muri aho natwe twari turi aho urebye nyine Diego ari karaje ntugire ikibazo nta kibazo natwe twari turi aho turashima Imana no kuba nyine tubonye n'umushyitsi mwiza nkawe ni iby'umugisha uyu munsi ushobora kuba ari umugisha mwinshi cyane ukuri umugisha bibi by'umugisha nk'uko bivuze yego none se Diego mara igihe kingana gute koko tumara igihe kinini pe igihe kinini igihe kinini imyaka igiye kuba nk'itatu imyaka 3 yose yego tumara imyaka 3 turi mu mishinga yo kuzabana no kubana se kandi baby ayo shiri wahageze nahageze shimwe meze neza meze neza wahageze ryari haze nk'iminota 10 yose ko ntari nabimenyeze kutambwiye bari namutegereje bari bambwiye kuri muri dushe umeze neza ariko meze neza cyane ukibyuka urajya afite ibitotsi nabyo amakuru rero urugendo rugenze neza yego urasa neza kabisa akoze nk'umuntu ugiye kuramya Imana
umukanya uraba urimo byine gisirimba nanjye nicaye hariya ndimo nkureba nawe urasa neza. Merci beaucoup. Ubu ngubu ese ko mbona utameze neza? Meze neza. Uri sure? Meze neza. Wavuye mu rugo ukoze isengesho byibuze ritimbura abadayimoni cyane. Nibyo? Ko mbona utanezerewe. Meze neza. Ubundi wakabaye urimo mbwira ati burya na burya ya magambo yawe meza. Nta kibazo, meze neza. So nanjye rero nari nsoje nika wenda mbere yuko tuza guhaguruka turabanza tugira icyo dukora, dusenge, tukore isengesho riduhagurutse ahangaha, ariko mbere ya byose Mike abantu kasise mani nizira gima ukwezi nutishyura inzu gake w'inka. Oye uretse mukangaze ko narakubwiye ngo wowe narakaye nanagutsibagura uku kwezi nutishyura inzu nizira ry'Imana ibintu birasubirwa arayishyura wenyine nge nta mafaranga ndibo wowe nutishyura inzu ku kwezi ngiye byarambabaje byarambabaje mwana nese ntago nabyihanganira nayo warwaye inzika gusa se kuko wagize amahirwe ubu ngubu ntago n'uburakore nawe ushyira hasi urumva nyine wumva mani ntukazane ibintu byo kwiyemera ntakazane ibintu byo kwiyemera ahangaha mwana niyo nawe nyifite sinabwo nayishura hejuru yiwe kuntu ushaka kunkanga ntabwo urayishyura ese utayishyura arara mu gihuru nizira ry'Imana urayishyura iyo so yubatse urayishyura n'utayishyura ntabwo nkangwa n'ibitaro asemane mwagiye mwumva mani ngenda ndambiwe mani umuntu wigira imbwa mani ntabwo ndabe umuntu papa negeza ambwira mu ubwo buryo mani mvuga gahoro umuntu mani navuze gahoro ryari ukazana ibintu byo kunyereka ko ndenze wowe ntabwo ndenze sibyo ugomba rero kwishyura inzu ku kwezi nyine uvuze gahoro sinakumva aya mani ntukorore mani misega mwana ntabwo ndumusiga Imana usenga kamera iyo Imana usenga ni bose ushaka kuyotuka abantu kubona imisega nuko mbivuze tugombe twumvikane tujyane ku murongo maze igihe kingana iki nishyura inzu wowe uri aho ngaho wirirwa mu bakobwa ngende kukorora narakubyaye sister wawe arimo narakubyaye se warababaye se nta sister wawe urimo nta n'umugore wawe urimo shaka kuba abana arimo ariko nkabarwanirira bagashaka byibuze umugabo ushyitse mana umugabo hano mwinonzo nzi ni Dani gira icyo tubwira reka ni umushinzi mana bavuga yijyango uri n'umushinzi hano rw'umusenzi we ibibazo mufitanye bituma muhora mushondana boshimishwe y'inkoko manu ikibazo n'uti paravyimba kiyumva ngo arasenga yumva ari hora mukuri maye nta muntu perfect nawe shatse amagoza akanya nahita nkudarapa nyina ngo amakosa yawe urabeshyura kwishyura nushaka kuvuga ibyo ushaka ngivuga icyo navuze nicyo uko kwezi urishyura hari ibyo wavuze nicyo Imana wowe Diego wacurutse mwana k'ibintu by'amahane nta hantu byigeze bitanga igisubizo kizima man narihanganye ntako ntageze sinabikubwiye mwana narihanganye ntako ntageze ntabwo rero nakomeza kwihanganira abantu umuntu wivuga mbese umuntu utancungura ngiye ntabwo Diego arimo aravuga man urabona gagakena ari kuvyumva dore ikintu cyambere ngiye nemera akakandi sibyo nemera kubavunisha sometime hari gihe biza amafaranga ntayafite sibyo kandi umuntu w'umugabo ntabwo nyine ahura mu tuntu tutubazo buri gihe n'umusi nimba ntaronse mwe mukaronka abagabo ntibaronkira rimwe nangeje nabona ntabwo gwe buzahamarika hejuru we bigeze bishura ukwezi konyene wewe nyine hano mu 300 wabiteruka wabibwirwa n'iki kutabasha kumenya ibyanjye okay nabyo ndashaka kumenya ibyanjye rero byaye na Dani surabizi Imana n'umwe muri wa babiri giye mankushize ku ruhande bro reka mbwira n'ikintu cyenze no musi nakora cyakora mugize amahirwe ari udumbi tungaye mfite sibyo zana yawe 100 nawe uzane 100 nitwishimbe 300 none ukwezi nangeshe 100 byanjye twicura inzu urayafite 100 byo ndabifite sawa zana amafaranga twicura inzu sawa shamwana ibyo kumbwira ngo 300 nakubita ku ntebe urakwita ku ntebe se ngo kange ndi hano oya bro ntubona ungana uko n'amatuza n'iki ntiwankanga bro ntari bintaje niyo ibintu byo kumbwira uretse tugenda neza uretse tugenda ni tubare sibyo 10 umupangu utagukoze 30 40 50 60 70 70
inani 90 rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda cumi rimwe kabiri gatatu kane gatanu ugomba kugenda neza mwana nakira yaba abari wowe yatanga none kugira ngo yewe si ijana ribura none mwe mutegeye baje kosohora mu nzu mu amafaranga yamuhemane uramukuyariye oya uretse uramukuyariye urashaka kwishura magana nkwe jana bushaho nayanyu ugende muhereza mwana iri ni ijana yabare neza ndeba utaza kumwana gwaye madi yabare cyangwa yariki ni ijana mwana nakira nayabaze nose nawe irayanze nana yasubirana giye nkabi fata amafaranga abantu ujye kwiba hay yangase kimani ngayansubiza fata bro mwagiye muba abantu bakuru ni umushenzi mwana nakajya mfunga mu mutwe giwe nibifaranga n'ibyo bifata dani wabonye yabare wongera asubiza mwana uri ko umuntu kumukura mu bwongo mwana neza kira yabaruye yadana yabare nasagwewe 10 yabaruye yamereze rekane n'umushenzi mwana ibintu byose akoze wabona hisabe cyo cyakora nizere ko ibintu birangirira nizere ko ibintu bitabirangirira wenda wanakizwa Imana ikaguha agakiza ukava mu no kashasha umutwe mwana mu mutumye cumura kukibura umuhozi ibintu ko aruzuye cyane umugara uyu ko yamayeza shyira ijana ryawe nawe uwo kitegeye bakukwemeza gusa mwana mumfashe mbasaba ikintu sibyo please ndabinginze pe ndabinginze mujye mureka ibintu byo gushondana dukora ibintu mu kumvikane dushyire hamwe nituzana ibi bintu byo kurakarana kufungana umutwe nta kintu kizima twageraho nge ntari ibi kibazo n'uyu kibazo ni wowe kandi ibindi bintu ikindi kintu cyo kwitana ba mwana nguyu iyo mutibe n'imani arigira umwere nta mareka mani gusana ikindi nanone kutemera amakosa nawe nguce bugufi ibi bintu nawe uraje Mike ntabwo aribyo ndi kuvuga yakubwira mureke dusase inzobe sibyo turambura ubwumvikane dushyize utubuno hasi dushyire hamwe kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara twese turambara ariko dutandukanira mu kwambara neza DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo kubifuza kwambara neza tubadodera kositimu nziza cyane ku bagabo tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi tubakorera kandi imyenda y'ibirori tudodera ibigo bitandukanye amahoteli ibigo by'amashuri amakorari n'abandi benshi DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye abahanzi abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi waba uri kure wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi tudoda n'indi myenda yose tutavuze unafite design urayizana ukatwereka ifoto kandi tugira gahunda abifuza imyenda yuzuye namwe irahari dufite shop irimo icyo wakenera cyose n'amashati meza ya made in Rwanda arahari dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72 iri no kuri WhatsApp DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu wow Sobori kwisinziriza mwenda ubwira ngo byuke amafaranga yabonetse tujye gushopinga buri kimwe no shop yose ushaka muri Kigali Are you serious? nakubwiye ko umugabo ari provider mwe mukaba bateka niyo mpamvu wanjye bikore imbere okay basi mbaza nyinga baseka nyinga aya kandi tujye gushopinga haje nuzanye mu by'amabizo mpita nibagiye aho ushaka ikibazo ndikumva basi tonze tujye muri Chic mwambwiye ko imyenda myiza ni wabimbwiye n'amasakoshi meza ibyo bintu bireke hari umutipenzi ufite agira udukanzu naho naguze kandi sinshaka mwene shaka za zindi tugufi zisaba juri zimwe nyine unyuraho bakamenya ko Maya harano yanyuze hano nizo bita Maya no worry ukunda shop bamizi izi umugore wanjye akunda we have to shop
ahubwo amasaha ari gutinda turagenda ryari uri gutegura rwanda ndetse hari ikindi kintu ndi bukore ahubwo wowe uriteguye hanze muri ka motivation ndakagwa tugarutse kugira ngo urimo ushobora kuko mutugaruza ugasanga naguze miki ariko nshobora kugirayo uko amaye motivation nkahita nkuga ati fata varize upakinga tugura migezi ntabwo uri bugure migezi bangiye mame motivation nitujye mu byo motivation turatinda simushike n'ibintu bakinga saa 2 n'igisa 3 nese turashopinga gusa cyangwa turaza no ntacyo uzabura mu gihe nyine come on that is my mom akunanye nimba nyine mbwa Yes man. Yes Mike, ça va? Fresh. Oui, Holmes. Ndi home. Huh? Yego. Ndashaka kubaza. Wishyura amafaranga y'inzu? Ngo? Wishyura amafaranga y'inzu? Nayamuhaye mu kanya gashize. Okay. Ndumva ari sawa nabi. Vuba nivyo gusa ujye kumbaza. Nibyo nangiye kubaza nabi. Wow. Yes. She's number so Sunday disturbing. how prakazi sibyo Mura ntabwo ndi bwisubire. no it's not about that ariko nta no kugendera nawe urakaye ntabwo byanshimisha come on Nagarusa tugende. nese turagenda niki Tugende man ese tugende tugiye akantu katugeza vuba. nuke none tugende dufata utumoto tugendere why are you looking me like that Moto Mike nashiriwe basoza bagiye gushopinga. of course Tekereza neza. uzojya tujyana ibirenge Mfata nimero ya move duhamagare bro. Duhamagare kamuvuga tujyane. Isi nk'uyu imvura iguye. Iganyagira imyenda misha ariko ujye umenya ubwenge. Cyane niyo menya kufite umugabo wa mbere mu gihugu. Volkswagen move. Bra. Byose ni Makuru ni meza rwose. Meze neza fresh. Nta kibazo. Bizana meze neza. Ya natwe turaba nkuko umunaniro nyine abari katari kubera akazi. N'ibibazo bimwe na bimwe by'abakozi mu kazi suri kubona bimeze bite? Mu kazi biragenda neza nta kibazo rwose. Uriya musore Mike se umubona ute mu kazi yo muri Mike babana nta kibazo. Ndabizi ntabwo wamuraburiza so ariko si uko bidahari so kutanabibona ariko ntiwamuraburiza nyine umukozi mugenzi wawe ariko boya no kuvanga ikintu gitumye guhamagara numvishe ndashaka no kongera kumubona mu maso yanjye kuko buriya hari ibintu ureba wareba ibintu ukorera umuntu nk'umubyeyi nka bosi ndetse nk'umubyeyi ariko wareba ukuntu atagira agaciro nkumva ashobora no kuza mukaba namukubita n'urushyi ikiza rero nahisemo kuguhamagara ndashaka kuguhereza ibaruwa imwirukana kugira ngo yimushyire kuvuga ngo uriya muhungu ntashobotse nagerageje ibishoboka ndamuhamagara ndamuganiriza mwereka uko ari gukora akazi uko ari kwitwara imyitwarire mibi mu kazi gusiba ibyo namubwiye byose yasabye imbabazi avuga ko atazongera ariko nyuma yasabiye imbabazi mufatiye mu makosa yasabiye imbabazi inshuro zirenga 5 kandi nanamusezeranije ko ninongera kumufatira mu makosa nk'ayo ari uguhita mwirukana ntagombye no kongera kugira ibindi muteguza rero iyi baruwa niyo nanditse ngo ni ya Mike imwirukana mu kazi gute guhita umwirukana basi wenda ntiwakongera ukamuha indi last chance. None urumva mbanje kubikubwira kubwiye ko nabigerageje bishoboka kandi
akubwire niba uriya musore wenda ari inshuti se nimujya muganira buriya niba ari inshuti yawe umuganirize uzamuganirize kuko uri usibye hano nta handi hantu ushobora kuzabona akora kuko ndabizi neza yego nta wivuga neza ariko ndabizi ko ndi umwe mu babosi bashobora kuba bihangana bakihanganira kwihangana mbese urabyumva umuntu unaniye nta wundi muntu bazashobokana buriya ntahazegera abona akora akazi ameze kuriya arajagaraye wagira ngo ntazi ibyo akora wagira ngo nawe ubwe ntiyikunda arajagaraye ni ikintu kiri aho ngaho ubona ari wagira ngo ntiyuzuye kweli twara amakosa umuntu akora ukabona umugira inama uriya ntacyo azimarira nta n'umuntu mbona wazamuha akazi naguma kuriya oya iyi baruwa ni ya Mike rwose nanze kwirwa mbonana nawe ukundi uyimuhe niyo kumwirukana ubwo nagiye ibindi ashaka kumbaza azabimbaza wenda kuri telefone none se wenda ndamutse umukandije akongera akisubira akagaba oya umva umwanzuro nawe ufashe nafashe umwanzuro ibaruwa nayanditse nayisinye nayiteye kashi namwirukanye nzashaka undi mukozi asene mwebwe ari mugende mukora akazi neza mwitware neza murabizi kandi muranzi ko najya muhohotera umukozi cyangwa se n'undi muntu ibyo mubizi kuko mfashe umwanzuro nuko hari ikibazo gusa uriya musore umuganirize mugire inama murakoze sawa njyana ngo tuzaba dushaka undi